Haleluya. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu avugwe neza ahantu hose. Imana ishimwe ko tubonye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryo kungura ubugingo bwacu mu by'urugendo rugana mu ijuru. Imana ikomeze kutugira neza. Hanyuma ubwoko bw'Imana, mbere ko dusangira ijambo ry'Uwiteka, reka nangire senga Imana. Imana ikomeze kubana natwe. Turagushimiye Mana, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza. Abantu benshi ntabwo bawubona, ariko Uwiteka twebwe tuba tuwubonye kandi ntacyo twatanze, ahubwo ari kubw'ineza n'urukundo rwawe. Ndakwinginze rero twese udutunganye tuboneze mu izina rya Yesu. Nyiringabo Data wa twese, utwifashirize muri uyu mwanya, uduhe kungukiramo byinshi, uduhe kuboneramo byinshi, kandi ibyo ushaka ko turonka byose tubironke gukora Imana. Ngaho nyobora njyewe ugiye kuvuga ijambo ryawe, Uwiteka utegeke ururimi rwanjye, utegeke icyo navuga cyose n'icyo nakora byose bize kuba bitegekwa nawe. Turengere cyane uwumva ijambo ryawe, umuhe umugisha kandi umugire neza, umuhe kumenya icyo rimushakaho. Mu izina rya Yesu mbigusabye nciye bugufi, amen. 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 Tugiye gusangira ijambo ry'Uwiteka, turasanga mu bitabo bitatu. Turareba imirongo nk'itatu muri buri gitabo, tujya turebamo umurongo umwe. Dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice bibiri. Dusome ku murongo wa 7. Haranditse ati: abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Kanongere subiremo: abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Intego y'ijambo mfite uyu munsi, ese intego numva Imana yashyize ku mutima, ni ukubwira abantu nti byose bizashira, byose bizarangira, ariko ubugingo bw'iteka bwo ntabwo buzarangira. Haleluya. Dore ko ari n'igihembo Imana yageneye abayikunda, Imana yageneye abayikorera. Nicyo gihembo izagira gute? Izaba ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Ntabwo gupfa hano bavuga ari ukugupfa gusanzwe kuno kwa mbere, ahubwo kugupfa Bibiliya hano irimo ivuga ni ukurimbuka, ntuzabona ubugingo buhoraho. Kuko twese uru rupfu rusanzwe niyo nzira, ni irembo twese tuzacamo tujya gusingira icyo Imana yatugeneye. Icyo rero yatugeneye ni ubugingo buhoraho. Hanyuma rero uko kudapfa niko Bibiliya ivuga, kutazapfa nk'amakara. Hari umuntu ujya uvuga ngo amakara apfa kabiri, kuko ubwa mbere bararitwika rikabikara, rikazongera rigatwikwa rigahinduka ivu. Rero ntabwo twebwe dushaka kuzapfa nk'amakara cyangwa se kuzapfa kabiri. Urwo rupfu rw'iteka abatarushaka, ngo abo ngabo bose bakora ibyiza badacogora, abo ngabo Imana izabitura ubugingo bugira gute? Buhoraho. Rero ubwo bugingo buhoraho ni ubuzaturinda urwo rupfu rwa kabiri, urwo rupfu rw'iteka, uko kurimbuka, uko kujya mu muriro, muri Gehinomu. Bibiliya ibivuga neza. Tuvuze ngo uwo muriro uzawutwika, ariko umuntu ntashire ngo arangire, azaba arimo gushya ariko ntashire. Urumva, reba nk'umuntu acana umuriro, agatwika icyuma kikagenda kikayonga, kikaba umuyonga. Utekereza umuriro ushobora gutwika icyuma kikaba umuyonga, uwo muriro ukaba wacanywe n'umwana w'umuntu. Utekereza umuriro Imana yo ubwayo izaba yaricaniye. Uwo muriro birumvikana ntabwo uzaba woroheje, uzaba utwika kurusha uwo, ariko nanone uzaba utwika umuntu ntashire. Urumva, uwo ni umubabaro ukomeye rero. Ariko ngo abadashaka kujya muri uwo mubabaro, hari icyo ijambo ritubwiye, hari icyo Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira ati: abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Natwe kugira ngo tuzabone ubwo bwiza n'icyo cyubahiro,
icyo cyubahiro tuzahabwa turi mu bugingo buhoraho, haleluya, ni ugukora ibyiza tudacogora, ni ukureka ibibi, ni ukuva mu byaha hanyuma tugakurikiza inzira y'ibyiza, tukareka ubugome, tukareka igomwa ryose, tukareka ibiturimbura, tukava mu busambanyi, tukava mu bujura, tukava mu gusebanya, tukava mu matiku, tukava mu bidakwiriye, tukava mu bidatunganye, hanyuma tugakora ibyiza tudacogora, tugakora umurimo w'Imana nk'uko yawuduhamagariye. ngo ikizabitura abo ngabo ngo ni ubugingo buhoraho. Imana itugire neza. Rero ibintu byose turwanira, ibintu byose tumaranira, ibyo byose bizashiraho. Ibyo turwanira hano mu isi, ibyo dushwana n'abantu dushaka, ibyo byose bizarangira. Ushobora kuroga umuntu ngo ubone umunezero, ngo napfa wishime. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byishimo wakura mu kuba waroze umuntu, kuba umuntu yapfuye, kuba umuntu yarwaye, kuba umuntu yahombye, ibyo ngibyo birarangira, ibyo birashira. Ushobora kwica umuntu kugira ngo ubone amafaranga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ayo mafaranga wakura mu kwica umuntu, mu kujya kurenganya umuntu, ayo ngaya arashira akarangira. Imana itugiriye neza. Imana iduhe kwiga ndetse no kumenya gukora ibyiza tudacogora. Ushobora kuvuga ngo urajya kurogera umuntu imirima ngo ntazeze. Ndagira ngo nkubwire ngo umunezero wakura mu kuba umuntu atejeje agasonza, uwo nguwo uzashira, uzarangira. Ariko ikitazashira ni ubugingo bw'iteka Imana yo mu ijuru yabikiye abakora ibyiza bakabikora bakiranuka. Abo ngabo rwose ntabwo bazapfa bwa kabiri kandi ntabwo bazahura n'ibyo byago. Uwo munezero rero wakura mu by'isi, uwo nguwo urarangira, urashira. Ibyiza wakura mu kuba warize, tuvuge wenda ni akazi keza, ariko ako kazi wibuke ko ugeze mu myaka ya pansiyo, ako kazi kaba karangiye, kaba gashize. Niyo atari pansiyo, n'urupfu nabwo ubwarwo ruraza rukagutwara, ako kazi kakaba kararangiye. Umunezero wakuye mu mashuri ukaba urashize. Hari nubwo ushobora kwiga rwose witeze umunezero uvuga ngo nzabona ibyiza ndangije kwiga, ariko waba ukirangiza kwiga ukaba urapfuye, uragiye, urupfu rukaba rurakujyana. Ese nyuma y'urwo rupfu ugiye hehe? Ese mbere y'uko upfa wakoze neza? Washakishije uburyo ki Imana yakubona neza? Imana iturengere kandi Imana itwiteho. Ese washakishije ibyatuma wandikisha umugisha? Washakishije ibyazatuma Imana ikwitura ubugingo buhoraho, cyangwa uwo kujya mu muriro? Imana itugire neza, itwigisha uburyo dushobora gukoramo ibyiza tudacogora. Imana itugire neza. Ushobora kuba uri umwarimu ukavuga ngo uyu mwana mwimye amanota kubw'ubugome. Nimba ari ubugome waba ukoresheje, menya yuko ntabwo uri gukora ibyiza udacogora. Oya, icyo gihe ntabwo uri gushaka ubugingo bw'iteka. Kandi ushobora kuvuga ngo kubera ndi umwarimu uyu ndamuha amanota dusambane. Ubwo umenye yuko nawe ntabwo uri gukora ibyiza udacogora, ahubwo ni amahano urimo gukora, urimo kwicukurira urwobo, uri kujya muri Gehinomu. Ushobora kuvuga ngo igihe wenda ushinzwe abakozi ukavuga ngo uyu nguyu ndamwandikira imibyizi ngo hanyuma tuzasambane ataje no gukora. Menya yuko urimo kwicukurira urwobo, uri kujya muri Gehinomu, uri gushaka kuzajya mu muriro. Ntabwo icyo ushaka ari ubugingo buhoraho. Nyuma yo gupfa ese uzi ikizakurikiraho? Ntabwo ukizi. Niyo mpamvu ugomba gukora ibyiza udacogora nk'uko ijambo ribitubwiye, nk'uko Pawulo yabwiye Abaroma, akavuga ati mwitonde cyane ushaka icyubahiro no kudapfa. Haleluya. Uwo nguwo abishakisha gukora ibyiza atagize gute? Adacogora. Uwo nguwo Uwiteka Imana azamwitura ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero nicyo dukwiriye kumaranira, nicyo dukwiriye gushaka, nicyo dukwiye kurwanira, aho kugira ngo ukore ibibi. Rero ibintu byose washakisha muri iyi si, aho wakura umunezero wose, niba ari umunezero, niba ari ibikunezeza, menya ko byose bizarangira kandi bizashira. Ariko nyuma y'ibyo hari ubugingo bw'iteka,
hari ubugingo buhoraho. ubwo bugingo buzahabwa abakoze neza, ababukoreye bakora ibyiza badacogora. niba ari umurimo uriho uwukore neza, niba ari ugukorera Imana ubikore neza, Imana itugire neza. niba uri muri korari ubikore ubikunze kandi ubikore neza. utajya gutobatoba umurimo w'Imana ngo uri umuririmbyi ejo ngo wasambanye. umuntu ukora ibintu nk'ibyo ntabwo arimo gushaka ubugingo bw'iteka. iyo mbitekerejeho ngiye numva mbabaye. umuntu uri muri murimo w'Imana akajya no kubivangavanga, ugasanga ari muri korari ejo akajya gusambana, ni pasiteri ejo akajya gusambana, ni umuvugabutumwa ejo akajya gusambana, ni umudiyakoni ejo akajya gusambana. uri mu biki? waretse, uri gukeza abantu babiri, urimo gukora ibintu bihabanye, uri guhuza ibintu bidakunda. ni nko kuvuga ngo wafashe umuriro uwuvanga n'amazi, urumva se byakunda? ntabwo byakunda. rero urumva uri gukora ibintu bidahura. ukwiriye kumesa rumwe, ukamenya yuko nimba ushaka ubugingo buhoraho ugomba gukora ibyiza udacogora. Imana itugire neza. niba ari ukugira neza umuntu, niba ari uguha abantu akazi rwose, niba ari ukukabahe rwose baze bagukorere, niba ari uguhinga baguhingire, niba ufite ibyo kurya ubahe barye. wikinezeza ngo nuko ubonye abantu baguhingiye ugenda ubasebye uvuge ngo biriya ngo byarashomye, ngo nta kintu kirimo, ngo byarakennye, ngo dore n'ikimenyimenyi ndabihingisha. icyo gihe umenye yuko ibyo uri gukora, nubwo bababajwe n'ibyo byose uri gukora, ariko menya ngo nawe ibyo nibirangira uzahura n'ibibazo. ushobora kubahingisha kubera yuko wakuye amafaranga muri banki, wenda tuvuge ni muri banki, ejo nawe bikarangira wenda bakugurishirije, uzaho ubuzima bwawe buzaba. ese ko ibyo biguteye ubwoba ari ibyo mu isi, uvuga uti banki intejereje ikangurishiriza ikaneza cyamunara, nababara, nabaho nabi, nagira ubuzima bubi. ese utekereza nyuma y'ubwo buzima noneho burangiye bwose, warabayeho neza bikarangira ugapfa ukagenda, nyuma y'ubwo buzima utekereza ikizakubaho nyuma? rero ubwo bugingo nibwo dukwiriye gushaka. icyo nicyo ukwiriye kuba uharanira kumenya. utese nyuma y'ubu buzima mbona ngewe mbona nzabaho gute, bizagenda bite? shaka rero ubuzima, shaka ubugingo bw'iteka, ukora ibyiza kandi udacogora. Imana izaguhe ubugingo buhoraho. nta wundi rero wazagufasha kwambuka ngo ugere aho ngaho, nta wundi wagufasha muri urwo rugendo rwo kuzabona ibyiza, ahubwo ni ukumenya ngo nimba mfite ibintu nkwiriye kugira neza. kuko nuvuga ngo ntabwo ugira neza ngo urabibika gutyo gusa, ntabwo wabyifashisha ugirira neza abantu. menya ngo urabirundarunda, ariko ejo bizarangira. umwanditsi yaranditse, ni Salomo yaranditse ati si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. rero ubwo butunzi ushobora kuburundarunda, ukaburundarunda rwose tukabona ko uri umukire, ariko ejo bigacaho, ugacaho, ukarangira ugapfa. ababikoreye bose bakabigeraho bagiye bapfa. icyo ndi gushaka kugaragaza ni uko ubutunzi bwo mu isi wabugira ukanezerwa, wabugira ukabugeraho, ariko nyuma bikaza kurangira ugize gute? upfuye birangiye. ukibaza ngo nyuma yo gupfa nzabaho gute? nyuma y'ubuzima mbona bizagenda bute? ku buzima bw'iteka cyangwa ku bugingo buhoraho, Imana niyo yonyine izabuguha, ariko ntabwo wabuguha utabukoreye. ni byiza yuko rero ukora ibyiza udacogora. Imana ikomeze kutugira neza. kadusome ijambo ry'Imana, turasanga mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 5. ni urwandiko rwandikiwe marayika w'itorero ry'Abefeso. ku murongo wa 5 haranditse ati: nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Imana rero irimo iburira iri torero ry'Abefeso, ibwira marayika urishinzwe, cyangwa se ibwira
Abefeso kugira ngo bongere bamenye yuko bagomba gukora neza. Ibuka uko wakoraga, ibuka aho wavuye ukagwa. Nimba utari ugikora imirimo izatuma ubona ubugingo bw'iteka, ubona ubugingo buhoraho, ukabona uri mu nzira zituma udakora ibitunganye, ukabona uri mu nzira zituma ukora iby'Imana itishimira, nawe iby'Imana yishimira urabizi. Kuko ijambo riratubwira ngo uhereye igihe twigishirijwe twakabaye kuba turi abigisha b'abandi, ntabwo tukiri abana bo kuramizwa amata. Nawe uzi inzira Imana yishimira, uzi ibyo wakora Imana ikabyishimira, kandi uzi ibyo wakora Imana ntibyishimire. Yego, wakiga, wakora ibiki, waba umuganga, waba umushoramari, waba umunyebizinesi rwose, wakora ibiki, waba umushoferi, waba ibiki byose, ibyo uzi byose wabizi. Ariko icyo waba uri cyo cyose, uzi icyo wakora mu kazi kawe kikababaza Imana, cyangwa se kikaba kitagushyira mu murongo wa nyawo. Waba uri umunyeshuri, uzi ibyo wakora bimwe bigushyira mu murongo wa nyawo. Niba uri umunyeshuri ukaba uzi kusambana, ukaba uzi ko ukuri, nawe urabizi, urabyumva. Niba uri urubyiruko, cyane cyane urubyiruko muri bino bihe biragoye, ibyaha byafashe indi ntera, noneho hari abavuga ngo ni ukwinezeza, ibyo ni inzira tugomba gucamo. Inzira ucamo ukayicamo uciye mu bibi, ugaca mu bibi ngo ni inzira uzacamo. Ndagira ngo nkubwire ngo urishuka, ahubwo kora neza kugira ngo uzabone ubugingo bw'iteka. Kuko ibyo ngibyo utabikoze ntacyo byagutwara, ariko ufite amakuru y'uko nubikora uzarimbuka kandi uzahura n'ibintu bibi. Rero ijambo riratubwiye ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Ntabwo wakoraga ibintu bibi, wari uzi ko ibintu bibi ari ibibi nyine kandi utagomba kubikora. Ariko aho umaze kugera ubu ngubu waraguye, wumva byoroheje. Ndagira ngo nkubwire ngo ubugingo bw'iteka uri kugenda ubutakaza. Ariko Imana ifite imbabazi, Imana irababarira, kandi ari umuririmbyi ngo umutima w'imbabazi Imana ifite niwe utuma ngo umuseke ugira gute udutambikira. Ntabwo ubundi twakagira ubuntu n'Imana, ariko kubw'urukundo dukunda tubasha kugirirwa ubuntu nayo, kandi tubasha kubabarirwa nayo. Menya yuko Imana yakubabarira ibyo bibi ukabivamo, hanyuma ugakora ibikwiriye, Imana ikakubabarira, nawe ukazaba umuragwa w'ubugingo bw'iteka, ukazaba umuragwa w'ubuzima buhoraho. Imana ikomeze kutugirira neza. Rero aho wavuye ukagwa, ibyo wakoraga urabizi. Rero nutihana, igitereko cyawe kitabaza kizakurwa ahacyo. Ibyiza byose wari ugenewe bizavaho. Ubugingo bw'iteka Imana yakuremeye ibiguteganyirije ntabwo uzaba ukibubonye, ariko nukora ibishimwa n'Uwiteka, ubugingo bw'iteka nta kabuza uzabona. Imana itugire neza. Yari irimo kuburira iri torero ry'Abefeso ibabwira igikwiriye kuba. Ni twebwe uyu munsi turi kubwirwa yuko nitudakora ibikwiriye, ubwo ngubwo rwose ntidutake ngo tuzabona ubugingo bw'iteka, ubwo byaba birangiye. Ariko bene data, dukora ibyiza tudacogora kugira ngo tuzahabwe buno bugingo bw'iteka. Imana itugire neza. Dusome muri Ezekiyeli. Rero buri wese arabizi ko twarabwirijwe, twarabwiwe, turacyabwirwa, ariko ni hahandi kugira ngo tubyumve byo biragoye. Kuko wasomewe ijambo ry'Imana, usomerwa ubutumwa bwiza, abahanuzi barakubwiye, abaririmbyi bararirimbye, abavugabutumwa bagusomeye ijambo ry'Imana, warabwiwe bihagije. Ndetse n'imisozi yarakubwiye, kuko iyo urebye imisozi ukareba ukibaza ati yaremwe nani? Uwayiremye niwe muremyi, nayo ibikubwiye. Ibiti n'amabuye byose byarakubwiye. Kuba ureba ibiti ukibaza utega ko biteye gutya, ko bimera, ko mpimba ngishyira mu itaka ntamenye uko gikura, nabyo byarakubwirije ubutumwa kugira ngo wihane kandi ukunde Imana. Ariko byakomeje kugorana. Muri Ezekiyeli ibice 3 turebe ku murongo wa 7 aranditse ati, ariko ab'inzu ya Isirayeli ntibazakumvira, kuko nanjye banga kunyumvira. Kuko ab'inzu ya Isirayeli bose bazinze umunya kandi binangiye umutima.
Imana irabizi yuko ijambo ryayo turibwirwa buri munsi, irabizi yuko nta kitarakozwe kugira ngo tubwirwe. Ariko ibwira Ezekiyeli ngo ab'inzu ya Isirayeli ntibazakumvira ngo kuko bazinze umuriro, ngo nanjye ubwanjye ntabwo banyumvira, ari njye wabaremye. Imana ariyo yatwiremeye ikadushyira muri iyi si, tubwira dukore umurimo wayo, twigishe ubutumwa bwiza, twihane, nayo ubwayo ngo ntituyumvira. Ibwira Ezekiyeli ngo rwose ntibazakumva ab'inzu ya Isirayeli bazinze umuriro. Ariko bwoko bw'Imana ndagira ngo mbabwire, nuko dusomye ijambo ritubwira yuko kugira tuzabona ubugingo bw'iteka ari uko tuzaba twarakoze ibyiza tudacogora, ariko tuzaba twarakoze ibyiza twaravuye mu byaha. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yobu ngo nukibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kuva mu byaha, kwihana, kureka ibyaha, ukamenya ko icyaha ari kibi, ibyo nibyo bizatuma ugira gute ujijuka, kandi ukagira gute ukabona ubwenge n'ubaha Uwiteka. Rero nimba tutumvira Imana ntabwo tuzabona ibyiza Imana itanga. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mureke twubaha Uwiteka kandi twumvire ubutumwa. Rero wumvise byinshi, uracyabwirwa byinshi, ibyo kubwirwa wamaze kubibwirwa, ubundi abantu barimo barasubiramo, ubutumwa burimo burasubirwamo. Rero ndagira ngo mubwire ngo hinduka ukore ibyiza, hinduka umvirira ijambo, ukore ibyiza. Aho waba usenga hose upfa kumenya yuko udasenga nyabingi cyangwa satani, usenga Imana kandi ariyo mukorana. Ukomeze usenge, ushyire umwete, umenye icyo wakurikiye, ukora ibyiza udacogora. Imana tugire neza. Reka dusenge twisabire Imana ubwenge kugira ngo tumenye uko twitwara muri ibi bihe. Imana tugire neza. Turagushimiye Imana ishobora byose, turagushimiye kubw'ijambo ryawe tugejejeho. Cyubahiro n'icyawe nyagora ku ngoma. Tumenye neza yuko dukwiriye gukora ibyiza tudacogora kugira ngo tuzabone ubugingo bw'iteka, kandi Nyiringabo buri wese wamuremeye kuzabaho mu bugingo bw'iteka, ariko ibyo akora nibyo bizatuma abugeramo. Ndakwinginze rero, igisha umuntu wese, wigisha urubyiruko, ababyeyi n'abana, abakecuru n'abasaza, twese utumenyeshe uburyo twakoramo ibyiza tudacogora kugira tuzabone ubugingo bw'iteka. Tugire neza mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu bigusabye nizeye. Amen. Amen.